ibintu birangire gutyo wowe ujuti mwebwe mujuru urarata amatuza mu bishyize za atwisha Ako. We, mwasaza ariko sha. Bitebyanyu. Yakura bayo muzi. Ashaka Urashaka icyo? We. Murarata amatuza aha ngaha. Murashaka. Yatwibwe amafaranga natwiba ngo twasaze. Yitwe amafaranga ngomba kumukubita. Kugira ngo tuzanye gutumika kwiba. yakwibye amafaranga ngazi. Ibihumbi 10 byose. Ibihumbi 10. Urayasekaho. Niwe yaseka se none ubwo wora yafe. Akabakiri bikigiye mwabaye. Ibihumbi 10. Ubusanya kwatse wayamo. Saka mbabwira yasuzuguye. Saka mbabwira. Mutaza kwikwega hano. Mutatatonga umarantu mu bakire sibyo. Amacapati yanyu mware twayakanda. Kwareshye. Ko kiresha nk'umwumba w'insiba. Asune uri muzima. Ugomba kumuhana ku buryo n'ikindi gihe atazatekereza kwiga. Uvuze ngo harya yagutwa amafaranga ngaka. Bacha we. Ako se mudashaka no kuza no nangahe. Yadutwaye ibihumbi 10. Ngaho yaduhise. Nayande. Nayacu. Uwe ha wese turi abantu. Nayacu. Twese sona tutari ntabwo turi bisamba mutadusuzugura. Yagutwaye iki? Akira. Zana hano. Fata nawe. Akira mujye mwubaha ifaranga. Zana nyine. Sayacu. Amafaranga we. Musirega nta n'umutima muba ari ku gikorwa ngo kuzakigisha. Rero twari umwanda we nakora ko nta mikino mwafitanye nawe. Agomba gucika ku kwiba. Ayo matuza nahindura capati. Yese yo kwiba agomba mutashaka no ku akise. Hari bidakinishwa. Amafaranga yacu nyine. Amafaranga yacu. Urabizi kabisa. Reka bagenda. Igendere mwana tuzamubona ikindi. Innocent. Boss. Umunganizi nakutumia hehe. Uyu boss. Izina rye ni irihe? Sandra. Sandra. Oui. Akazi uje gukora akazi neza. Yego. Cyangwa shawuri intumwa ya polisi kabitagenzwa na kamwe. Oya. Okay. Sandra. Rasa. Amatwi ubia. Shoot. Boss umucunge neza tandasa. Mwishima cyangwa ni mwishima. Umenye ko akazi kaduhuje aho ngaho. Naka ngaka. Nihe mpamvu ituma ubaho muri ubu buzima buguha amahirwe 100% kuba wapfa umunota wari wo wose? No, pardon. Ndabona nshobora kuba ngukomerekeje ariko ntabwo aricyo nari ngamije. I'm sorry. Nitwongera guhurira muri situation nk'iyi ngiyi mbabarira ntuzongere kuntabara kuko kubaho kuri ngewe birutwa no gupfa. Birashoboka ko uramenye impamvu igutera ibi byose. Ntacyo bikakumarira. Okay. Noneho tuguhere ifite tugusubiza aho tugukuye.
ese uramfasha kubera ko uri umuntu mwiza cyangwa hari ikindi ugamije? nta kintu na kimwe mukeneyeho ko sinkuzi. Right? Nose usanze ndi umuntu mubi wabigenza ute? Nta gipimo mfite gipima ababi n'abeza, gusa uramutse ubaye uri mubi wowe ufite ikibigutera. Kuva navuka sinigeze menya ababyeyi banjye. Nta mama nzi, nta papa nzi, nta muvandimwe, yewe nta n'inshuti zisanzwe. Nakuze mbana n'umubyeyi wandeze, ari nawe wantoraguye mu ishyamba aho mama yari yantaye amaze kumbyara. Uwo mubyeyi nasanze ari umukene, agerageza kundihira amashuri. Ngeze mu wa gatanu ayisumbuye, ubukene buratwugariza mva mu ishuri. Nibwo nabonye ko nta yandi mahitamo nyoboka iyo muhanda. Umubyeyi ni umuntu mwiza bambe. Ntabwo ari umuntu mwiza kuko yakabaye yarandikiye muri iryo shyamba nibura inyamaswa yari kundya. Simbe ndiho muri ubu buzima. Anyway, hari yanze ko dusangira. Nabonye inzoga. Okay. Uzajya wumva ufite inyota. Uzana ufata icyo ushaka. Sibyo? Niko murakoze. Ntabwo uzajya kwishyuza. Hanyuma ikindi, uwo mubyeyi wagutoraguye akakurera abahe? Ariko se wa mugore we, kuva mu gitondo unywa kugeza aya masaha, ibi ni ibyatsi unywera, ni amafaranga, ni iki? Urabona ukuntu inzoga zimaze kukugira? Inzoga iraryoha we. Umva, genda mu bagore bawe undekere inzoga yanjye. Nta kurya ni ukubyuka unywa, kuva mu gitondo unywa kugeza amasaha y'ukirya ntawe yaki. Papa rekero birahagije. Barantongeye gutuka mama. Gicoco gusa. Ubu ninjye utuma nyuko yirirwa nk'inzoga gutya. Asundi papa. Mu by'ukuri mama mucinye mukajya mu bandi bagore. Stop, please. All right, mama. It's okay. Ache, papa waje wowe. Bivugambe. All right, mama. Niba ushaka kunyicungitse ariko umwana wanjye no. Mugabo no. Mama, it's okay. Mugabo. Mugabo. Ngwino hano tuvugane. Reba tujye mu mbasi. Umwana wanjye no. Gasipa. Mama, it's okay. No. Mugabo mwana wanjye, urabona ibyo mubwira atari byo? Urabona ibintu nyoko aba yiciriye mu nda? Urabona ashobora kugira ubuzima koko? Mwana wanjye rero, ngira ngo urabona ko umaze gukura, wameze n'ubwanwa, kandi buriya nta muntu umera ubwanwa akiri umwana. Iki ni ikigaragaza ko umaze kuba umugabo. Ndakeka abagabo bose ariko batagira ubwanwa, kandi umuntu wese ufite ubwanwa ntabwo ari kwitwa umugabo. Ndaguha amahirwe ya nyuma. Mugabo, mbwiza ukuri, ndakumva. mwana wanjye ntabiciye ku ruhande, ngira ngo nakuboneye umukobwa mwiza, ni nayo mpamvu nakubwira ko umaze kuba umugabo, ugomba kubaka urugo rwawe. Buriya James afite umukobwa kandi ni mwiza, umurongo y'ubukungu bwacu bwakomeza bugasugira.
kandi ngira ngo urabizi neza ko uretse ngewe nyiri kampani buriya James niwe umurikira kuko niwe ufitemo imigabane myinshi. Kabanze ndeke kugira icyo mvuga ku byo mbwiye. Nzi ngo amahirwe ya nyuma yo kumbwiza ukuri. Kandi nuramuka umbeshye. Ntabwo nzongera kwitwa umwana wawe ukundi. Mama umuca inyuma cyangwa ntabwo umuca inyuma. Mugabo mwana wanjye uretse no kumuca inyuma no kubirota sinabirota. Uretse abantu bagenda baduteranya, abantu b'isi bagenda bavuga bagira ngo banteranye na mama wawe. Ariko nanjye birambabaza kubona nyoko ukuntu yiyakuza inzoga bikagera hariya. Biriya bintu birambabaza cyane. Reka nizere ko ariko kuri kwa nyuma mbwiye. Gusa ningira ukundi kuri ntahura gutandukanye nuko. Ntabwo nzongera kwitwa umwana wawe ukundi. Kandi uburibwe mama arimo aranyuramo uyu munsi uzabucamo inshuro ebyiri. Hanyuma iby'abagore bawe n'abakobwa na James umbwira. Ngewe nubwo nigeze nkubwira ko nkeneye umugore, ndumva urukundo n'amafaranga ntaho bihuriye. Kuba James ari umukire nawe ukaba umukire ntaho bihuriye no kuba nashyingiranwa n'umukobwa we. Mugabo abakire bagomba kubana. Abakire nabo bakagenda bakabana bakajya gukenera iyo ngiyo nyine. Uko bimeze uko mama ameze kose biterwa nawe sibyo? Kandi udakeka amaraso ye n'inzoga nta hantu bitandukanye. Mugabo ntabwo nabikora. Basi Sorry, kangaka. Ikibazo ari What? banzanye bambwira ko bagiye kumpa akazi, ko bagiye kujyana amazi ariko ntabwo bisobanukiwe. Hey. Umwana wacu mu cyaro bambwira ko banzanye hano i Kigali kunshakira akazi. Kandi ubundi abagabo barebera muri amakoti bakiri bakazana abagabo. Okay. Muhumure muzajya i Burayi. So Franco, mubahindurire kino cyumba mubajyane mu kindi cyumba. Urumva? We, out. Harya witwa nde? Nizere kuri gukora akazi neza umukiriya wacu kamushimisha. Uragerageza cyangwa urabikora? Va mu maso.
ntabwo wari uzi ko ndi hano nari nakubuze se noneho usigaye wanurushyira ku mutwe iby'abakecuru se ko ari ibyo se mama mfite ikibazo cy'amafaranga kandi mfite isoni zo kubibwira mugabo ariko se ufite ikihe kibazo umugabo ko yarenze kumugira neza akaba yarabaye nk'umuvandimwe ntabwo rero ugomba kumutinya ugomba kunyegera ukamwaka amafaranga kandi akayagura mama umugabo ntabwo atagize mufasha yansubije ku ntebe y'ishuri urabizi mu gihe mama umbyara we na papa bari bangabuye rero rwose ndumva ntakomeza kugura ahubwo udashaka gushaka akazi ihangane mwana wanjye kandi ibintu byo gukomeza gutekereza ku babyeyi bawe gusa byivanemo ahubwo ushima imana ko bakubyaye ukaba ukuze ungana gutya ahubwo iryo ni ryo kosa rikomeye bakoze kuko iyo baba bazi yuko bazambyara ntibandere bari kubyihorera ariko mwana harya hahandi bakubwiye ngo baguhe akazi bakwatse amafaranga oya mama nyine urumva ntabwo najya ku kazi nambara gutya nyine utwo dufaranga mugabo yama naguramo imyenda nzajya njyana ku kazi ibyo rwose rega maye n'imyaka ugezemo ugomba kwambara neza ugasa neza reka meze ngufashe reka twandure menya na biriya byo hirya byumye ntabyana ariko rero kwandura nk'ibyarire hano uruzinga cyangwa ureke ngewe nge nizingira ngo nawe mbabara rwose ndakwinginze ureke inzoga uri uwasuka ugahura kandi muga uri uwasuka ugahura ese mama urabona ibintu bizageza siba mama harakumana uzangire n'ugumana ugire kubura urushako ugire kubura n'urubyaro kuko ayiwe mana we mama it's okay tuzi mama ngomba nkubwire sibyo ihangane okay sawa basi ukomeze winywere sibyo ukomeze winywere nta kibazo mama nzakuba hafi kandi nzakurinda ikibi n'igisa nacyo cyose turatuza muga rumva afite ubwoba muga afite ubwoba tuza ntacyo mama it's alright mama ntacyo ubundi wari waragiye wabagaye Non chérie, banza ufunge. Banza ufunge chérie. umva aha ni iwanjye iyi ni inzu y'ibanga yanjye humura Joa. papa bite kumbereza inzoga ubaye wabuze ibitotsi musomye se usomye
ngaho sha mwe mwicaye mu akazuba ufate no ku muyaga. wowe kuticara nk'abandi cyangwa ushaka tugusubiza mu nzu? nabundi Jackson urabona iyo umuntu afite amafaranga hari n'ibyo agenda yizigamira yibikira ashyira ku ruhande ku buryo bitamenywa na buri wese. Ndagira ngo rongo hishurira ibanga. urabona hari hakurya? Ndahabona. Urabona iriya nzu iriya imbona nini y'umweru? Ya urabona rero n'indi iri hepfo niyo iri hagati. Hariya buriya nayo nahaguriye rimwe shyiramo amazu. Noneho rero iyi ngiyi iyi ni inzu buriya y'ibanga buriya cyagiye iyo utari kumbona nyine nahanza nkaruhukere. Naho ufatira umuyaga. Aha ndaza nkaruhuka. Mbega urabyumva kuruhuka urimo urabyumva. Ni naheza bye. Hanyuma rero nkubwire inshuti yanjye urabona ni ibanga nkubwiye n'umuryango wanjye utazi. Buriya njya nkubwira ibintu byinshi bitagize n'undi ubimenya. Ibi bintu bikabibanga rikomeye uramenye kuko umunsi byakuvuyemo bikazamuka bikaca mu kanwa bigasohoka singiye kukubeshya ni nawo umunsi wawe wanyuma wo kuvaho uwo mutwe kabisa. Bose gira ngo urabizi ngenda kubaha cyane ngo umuntu mpagaciro ntago nagutenguka rwose. Oya naho ibya company rero niyo mpamvu uri usigaye ubona ko agikunda kuboneka. Mpamvu nashatse kugira ngo nkwiyegereze ubu umuntu wa hafi ukurikirane ibintu byose. Sawa ngako rero no tugasome. Denis ni gusa wanshimishije kubera ariko uzi ko cyaje gukumbura erega buriya nukubera akazi kenshi aho uyu munsi rero n'akazi bari bafite n'impamvu kandi niba natwe twiganira ngeze ntarabona hari ubwo munavuganye kuri telefone ariko yavuze ko azakara batazapfa vuba ahubwo tuzamuvugana none ubwo niyo mpamvu aho uzi ko nce hano twicaye hano twiganira nizere ko wakoze ibishoboka byose kugira ngo umugabo akunde yankunze se yankunze cyane twaganiriye turishima ariko hari ikintu nanze uzi ko umugabo yasanze ndi komisa yarangiza agahita yita umukozi nayo ntagenda kumukunda ariko ndumva namwanze cyane ndumva nangabivamo utekana mbere ari kubuka oya mpamvu twakundanye umugabo twumva umwana mwiza yankunze hafi no kunkeka ariko nyine umugabo ni umwiyemezi mama umwiyemezi ni umusore ahubwo ntanashobotse oya mwana we oya umusore mugomba kubana ko byagenda kose
yaba gushaka akadushaka yaba utamushaka ugomba kubana cyane ko uzi ko se twamaze kubyumvikana n'ubu rero bize n'Imana kwirera yo gukora kwemera rero bitara gushaka gutegura ukunda kuvuga ngo tugomba kubana niyo yaba bishaka cyangwa atabishaka nta bishaka ntabishaka hanyuma urwo rugo rukagenda mwana wawe akamubwiriza ukuri kandi siporo neza ibintu byose umwana mwiza ariko noneho uko ashoboye kubana n'umugabo icyo urabizi ko kuri iki gihe udafite amafaranga nta cyubahiro agaciro urasuzugurika ariko twe turayafite ariko turakomeza kwiyongera uzi ko ntawe ukora ngo agire ngo arahagarara ngo nagize amafaranga menshi urinda uganuka ugishaka amafaranga reka rero natwe niyo wagenda ukamara amezi atandatu mukadivorusa mukagabana iriya mari yose 50 ariko yazana hano inkorera icyo kintu rwose ndabigusabye Nizere ko wabonye message. Banza wicare. Message nayibonye ni nayo mpamvu ngutumye kugira ngo twumvikane. So turumvikana iki? Njye numva nta kintu kimwe dushobora twumvikana. Icyo ushaka ni ukumuha 20%. Y'imigabane muri kampani yawe ufite. Kandi nta n'igice na kimwe usabye. Siko bimeze. Shira. Ntabwo ni iminsi bihagaze neza. Niba ushaka bihagarare cyangwa byicare nabi. Icyo ushaka ni gukora ibyo nkubwiye. Urashaka kuvuga ukuntu uca umugore wawe inyuma? Urashaka kuvuga ukuntu unyereza imisoro? Urashaka kuvuga everything you know dukorana njye nawe, ha? Shira. Ndabikora. Ariko uramenye. Umuhungu wanjye Mugabo ntazigera amenya uko twajyaga tubigenza. Urabyumva? Nuko rero ya akazi kaba ari kenshi ariko umuntu arebaho akafata akanya gato kugira ngo asure abantu birumvikana agira ngo umenye n'uko umwari bimeze ku ishuri ariko nyine ntabwo aravayo. uriya mwana rero ureba namutoraguye ari uruhinja hanyuma ndamurera arakura mushyira mu ishuri ubukene buza kumfata ishuri ariva. Mwarakoze cyane kuba narakeneye ko asubira ku ishuri mukabinyemerera n'ubu bwose bigoranye kubona umwana abaye ku muhanda biragoranye ko asubira ku ishuri ngo yongere yige neza nk'uko bisanzwe. Uvuze ko atakwiga ngo afate? Ntabwo ari cyo nari nshatse kuvuga gusa hari nsubiye mu kazi rero reka ngo uherekeze. Karibu mwa. Wiriwe neza. Mugabo konje ugahita usezera sinzi kwirukanya. Nageze hano kare so nari naje kureba uko bimeze nsangwe ku ishuri but mfite akazi kenshi ngomba gusubirayo. Wajya gukuramo iyo myenda y'ishuri nkaza ukamfasha imirimo yo mu rugo. Mugabo ntacyo nabona nakwitura gusa Imana izakumpembera.
mama waretse tukamuherekeza yewe ngaho rero reka nkureke nakumberekereza tuzasubira mwangaho mugeze hariya Vamos direto. Sheila, ushobora kuyobora kampani ikora ibinyuranyije n'ibyo ukora. Sheila, ntushobora kuyobora kampani ikora ibinyuranyije n'ibyo ukora. Again. Encore. Sheila, ndavuze ngo ntushobora kuyobora kampani ikora ibinyuranyije n'ibyo ukora. Ariko jya wibagirwa ko ndi umunyamigabo. Uri we, ariko usanzwe ikora ibinyuranyije n'amategeko y'igihugu cyacu. Est-ce que tu es un policier ou tu es qui, hein? Ntabwo ndi umupolisi, ariko icyo kiganiro tuba tugihagarikiye aho ngaho. Umva, utamfashije ngo nyobore kampani ntagire ikintu kimwe uzigera umbwira ngo ngufashe. Sinzi igihe ushobora kuyoborera kampani, ariko birashoboka ko ushobora kuyiyobora kandi ndabyemera. Ubu rero ufite uburenganzira bwo kunsaba byose ushaka ko ngufasha. Okay? ariko Kaderi bora dufite amahirwe angana gute ku ijana kugira ngo babe abana bacu bashaka. Ngereranyije ni nka 60%. 60% uko ari bike birapfiye. 40% isigaye nubwo itaboneka, ariko abana bacu bashobora kuba. Icya mbere, Mugabo aritanga mu kazi. Icya kabiri, ntacika intege.
icya gatatu ni umuhanga. Ibyo ndabyumva ariko mbona hari ikibazo kugira ngo babane. Icyo kise kandi Rese niba Mugabo atamukunda Denise naka atamukunda azashakana bate? Ese bera twatwishakira bituma gasipari. urukundo rw'umukobwa ku n'ubu ntabwo ari ngombwa. Icyangombwa ni uko umukobwa agera mu rugo rukize, urukundo ruza rugurumana. Wari wabona esansi bashyizeho umuriro uragurumana. Ushatse kuvuga ko abagore dukunda ibintu kuruta abantu? Icyo ntacyo nigeze mvuga. Nta kitambwiye. Jackson, uruzi ko kuva kera tukaba inshuti. Ntabwo tubana n'uburyo. Denise nawe urabizi ko twasangiye byose keretse isigira nabi nyine. Jackson, ndashaka kuguha akazi. Wowe nako ntabwo nawukoresha. Ahubwo ndashaka kuguha serivisi. Ukora hafi yawe. Cyane rwose kandi nawe urabizi ko ariko kazi nasabye. Nahise hari inshuti y'umukobwa waba uzi Mugabo agira? Sha Deni ndumva ntawe pe keretse nimba yaba ajya gutereta mu gihe tutari kumwe nagiye cyangwa se yaba abikora mu masaha yarenze gusa mu isi y'akazi tuba turi kumwe igihe cyose. Ndibaza ko mbizi ukuri. Noneho Jackson, fasha uzajya umenyera umugabo wese mbese intambwe nagira umukobwa n'umwe no kuvugana gusa uzabimbwira umushahara waguhemba nzakuba kabiri. Siko bimeze. None se kuki umbajije ibi byose? Boss yaba gutereta ku buryo wenda ukeka ko yaba guca inyuma? Oya, ibyo ntabwo byuri kure. Uzagenda umenya ibyabyo nyuma ibintu byose. Ntabwo nkora sibyo? Zaguhemba neza kandi. Ibyo biroroshye ntugire ikibazo. Sanga ugiye mu kazi kawe. Okay, bye. Bye. Never mind. So, you're looking good. Yeah, sure.
Excuse me? Waducaniye aho ku itarasi. Okay, so reka nishyure tugende. Wait. Harya witwa ndisha? Byiringiro. Inde wakubwiye gukira igiti nkuba? Inkuba? Inkuba inkuba? Yes, wakira igisi nkuba. None reka izigusekere. Kuba navuga sindabona inkuba. James. Jiri. Uratinyuka ukangambanira. Ninde waguhaye uburenganzira bwo kuvugana n'abakiriya banjye? Babarira. Yenda sinzongera kwita umukozi wawe. Ariko ubu ntije ubuzima bwo kubaho. Nsohoke hano nigendere. Buri wese afite uburenganzira bwo kwinjira ngaha, ariko gusohoka ni njye ubigena. Babara nkubwiza ukuri. Ukuri mfite kurahagije uhemukiwe n'ubwenge buke bwawe. Oya nibyo nabibonye n'umukobwa mwiza. Mwiriwe mama. Mwiriwe neza mwana wawe. Komera komera. Uyu mubyeyi musuhuze neza mugabo. Musuhuze neza. Neza. Naho. Yitwa Mugabo. Nyine ni umusore ukunda gukora cyane, ni umusore mwiza, nyine afite imico myiza cyane. Turakundana cyane rwose. No minsi iri imbere nyine turateganya ko tugiye gukora ubukwe. Ese ni byiza rwose. Mugabo mwana wanjye. Ndagushyigikiye rwose. Wahisemo neza. Mukazana. Ariko dise abana baraberanye. Imana izabafashe bagire urugo rwiza. Nta gahunda y'ubukwe ariko dufite vuba. Nta gahunda y'ubukwe dufite vuba. Mama, what's wrong? Mwana wawe urashaka kumera nka so? Urashaka kumera kumbabaza nka so? Mama, reka tujye mu nzu please. Reka nkubwire. Ubukwe bwawe n'uyu mwana w'umukobwa Denise nicyo kintu cya mbere nzishimira mu buzima bwanjye. Ntukajya uneragana Please, reka tujye mu nzu. Oya icara. Banza usezeranye mugabo. Banza usezeranye. Denise azaba umukazana wanjye cyangwa nzabikora mama. Reka tujye mu nzu mama. Mama. Sezeranya. Reka tujye mu nzu. Urasezeranye.
Murakoze cyane. Oya nabo ntabwo tubasiga muze tugende mu nzu yabo. Afande, dufite kesi y'umuntu witabye Imana. What? For the full information. Amakuru dufite ni make kandi n'ay'ibanze. Nyakwigendera yitwa Byiringiro Moise. Kuri uyu wa kane mu gitondo umurambo we watoraguwe muri ruhurura kandi yapfuye arashwe. Ni amakuru afatika kuri icyo kibazo. Tugomba gukora iperereza ryimbitse tukamenya avuka he, yabanaga nande, akora iki. Si ibyo gusa kuko dukeneye no kumenya uburyo intwaro ziri mu baturage kandi twese turabizi ko umuturage atemerewe gutunga intwaro. No, ariko birashoboka bitewe n'igitegeko riteganya umuturage ashobora gutunga intwaro aramutse abyemerewe n'amategeko. Ndumva nubwo afite uburenganzira bwo gutunga intwaro ariko nta burenganzira afite bwo kwica umuntu. Excuse me. Nababwiye dukeneye amakuru afatika kuri icyo kibazo kandi dukeneye kugikurikirana. Afande, ibi turabikora nk'abikorera kugira ngo igihugu cyacu gitengamare kandi gikomeze kuba intangarugero mu mutekano. Yes, twe nka polisi tugomba gufata abanyabyaha bose uko bakabaye bakaryozwa ibyaha bakoze bigatuma polisi yacu natwe iboneshemo. Dufite amasaha 24 gusa tukaba dufite amakuru ahagije kuri iyi kesi. Boss, sinzi iyo ntara nivanze mu bitandeba akikabya ni nziza. Nziza cyane. Gift nziza cyane. Ntabwo wivanze. Gusa buri mwara aranyemerera. Umwari umwe warihiye amashuri? Uramukobwa ni mwiza cyane kandi ndamukunda. Ni keza? Keza cyane. Ndi byandenze. Tugende. turacyakomeje kwakira abashyitsi. Patro, karibu. Protokole bagerageza twakirire aba bantu, abandi bashyitsi. Patro, karibu. Biro by'umwari. Karibu Patro. Karibu. Muze twifatanye. Babivuze ukuri ngo umutima uraguhugahirwa na. Karibu tambuke. Babarira niba naragukunze udashoboka. Mugabo. Sinjye wabihisemo nikaze ndi mu maboko yawe. Mugabo. Sheri. Babivuze ukuri ngo umutima uraguhugahirwa na.
babarira niba naragukunze urudashoboka sinjye wabihisemo nikanze ndi mu maboko yawe Mugabo. Oya nta kibazo. babarira sinze Okay. turi ingusho twabasizi cyangwa se imitoma ituma umutima utuza Mugabo, Karame, ni ikihe kibazo ufite? nta kibazo mfite. Niba ufite ibibazo wagiye mu rusengero ukagenda ugasenga ko duturanye narwo. Mugabo ntumbeshye. Njye wakwibyariye ndakuzi neza. Kuva wabera ntabwo wigeze ucika intege bigeza. Mbwira ikibazo ufite rero ngufashe kugikemura. Nta kintu wagikoraho papa. Ni ikibazo ni akabazo gato. Ni akabazo gato ukuntu kandi nabwo gasaba gukemurwa na nyirako. Nizere ko atari ibibazo byo mu kazi ariko. Aho bihuriye. Ngira ngo urabizi neza niba ufite ejo hazaza hiya kampani. Ugomba kuba maso rero. Ko ni wowe kwiteza imbere. Nawe ngewe ngira ngo urabibona ko mbyina mvamo. Kandi iyi kampani urabizi neza ko itunze imiryango myinshi kandi ndetse n'abantu benshi. Ariko wenda sinzi impamvu uri kumbwira ibyo ngibyo. Acyari muto, cyafite imbaraga zo gukora iyo miryango nyine n'ubundi kampani ifitiye umumaro. N'ubundi iracyagukeneye kugira ngo ukomeze ukore na ikore itere imbere. Naho ku bijyanye ibyo no kuyobora kampani bijyanye n'imyaka mike mfite ndumva ntago igihe cyaba ari ikintu gikorezwa inshingano zo kuyobora uruganda rungana. Mugabo, ndakumva. Uri umugabo nk'uko izina ryawe ribivuga. Kandi ngewe ngira ngo urabibona ko ndimo ngenda mbyina mvamo. Buriya iyo umwaka umwe ushize undi ugataha njye mba ndimo ngenda nsaza. Reka njye mu kazi nta kibazo. We nizere ko utari bunsebye. ndabikora kandi nta gutsindwa amabusha. Kandi witwararike neza nurangiza akazi kakujyanye uhita usohoka vuba na vuba ntagire ubona ko wari uhari. ndabikora kandi ndabyitaho. Ngaho ugenda bitegure ntagutange. God itumukurikira vuba na vuba narangiza akazi kamujyanye utuma agaruka. Mugabo, basi mbabarira niba hari ibyo nakoze bitagushimishije. Gusa njye numvaga ko ari ngombwa gutegura akarori gatoya nka kariya nkenjoyinga n'abashuti banjye twiganye. Ibyo wakoze ni byiza kandi byari ngombwa. Ese kubera iki bitagushimishije mugabo? Kandi njye numvaga ari wo mwanya mbonye wo kugushimira imbere ya Suzana wanyitayeho mu cyimbo cya mama n'imbere y'abanyeshuri twiganye b'inshuti zanjye. Ariko uramutse usanze umuhungu ukunda asomana n'undi mukobwa utari we wakora iki? Umuhungu nkunda? Mugabo, njye nkurikije ukuntu iyo nakunze mba nakunze hakiyongeraho uburyo mfuha no gusara nasara. Ubwo nyine ntasaze ntavu kwivugana umuntu. Hakiyongeraho ko ibyo bakora ubona babikunze babiteguye umwe asoma undi abishaka kandi ubwo wenda hakaba ari nk'akagifuti wari wateguriye umuntu ukunda. Mugabo,
ibyo mbabarira tubyihorere ahubwo dusubire ku kibazo cyacu ubonye ndumva ibyo ubwira birenze ubwonko bwanjye gusa njyewe nkurikije uburyo mba meze umuhungu sinakongera kuvugana nawe kumva uvunika umutima no kumva byakugendekera njye navunitse umutima ndetse mbabara birenze ko nasanga gusomana n'undi muhungu utarengeye mu kirori cyawe nonse mugabo kubw'amahirwe waba nkunda Alo? Ni Mugabo Frank. Papa yitwa Mico Myiza Gaspard. Polisi? Ngo? Papa yapfuye? Papa! Mugabo! we gade hari wigeze ubona ntawe nabonye kandi ndakeka bitari mu cyumba komeza ntawe nabonye kandi ndakeka atari mu nshingano zanjye nakoze icyanjyanye ndataha none se Gaspard wamwishe yego hari umuntu wakubonye Gaspard yapfuye gusa ariko na Gade yapfuye mvana uwera mu maso nta wundi muntu mwamuri kumwe n'uruhu umva rero twumvikane mbere yuko nguha raporo yose y'ibintu byose twumvikane njye nashaka kumpa amafaranga yose bavuganye sibyo icyo kintu tucyumvikaneho ntabwo ari ikibazo kuko wowe ubwira neza ndaguhemba ukurikije akazi wakoze ko kabo ndaguha amakuru yose y'ibintu byose wambwiye wanyishyura utanyishyura umenye ko mfite ingingo zose cyangwa mfite uburyo bwose bwatuma niyishyura amafaranga yanjye yose kandi byagomba kuruta uko wakabaye unyishyura amafaranga yanjye ku neza uranyumva neza nta mwanya afite naje kubwira ko wa mwana wabyaye ukamujugunya arakiriho ngo yitwa umwari yitwa umwari kandi ngo ari gushakisha ababyeyi be kandi ari kubashakisha uruhire ese bigenze umva mama njye ntabwo ufite umwanya wo gutinda hasi umuntu uri kumwe n'uwo mwana wawe ni umukecuru wita Suzana ni nawe umurera ubumwe umva mama njye ntabwo ufite umwanya wo gutinda ubu ni kugenda mu kiriyo ngo Chairman Gaspard ngo yapfuye ikindi kandi ngo na Mugabo ngo yakoze impanuka mu kanya kandi barakeka ko ashobora kuba yapfuye nabo Mugabo ni umukwe wanjye ile mchanga nishachimba
na kama jembe ni shalima, msimu mzima mafuno hakuna, mjini kakimbilia kwa kupiga moyo konde, acha niende, wenda Mola taniangazia, sinikafika ama kweli nimeamini, mkata pema baba yapa mngojea, nilichokiona tofauti sana na nilichokitegemea, mwenzenu na ganganja, maisha kwangu kara, yani kila kukicha fazana taya jana ya kesho, na mwachia Maulana na roho inasonona, nikikumbuka wangu mpenzi alinipaga mapenzi, upere nijikune, ila kumtunza kawa siwezi, nikafosi tuacha.